kwibaza impamvu ejo utigeze umbona ku rubuga nkoranyambaga na rumwe nsanzwe nkoresha nka Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, utibagiwe na WhatsApp. Ntibyari byoroshye. Ubu ndabizi ugiye kumbaza ngo wari wabaye iki, wari wagiye he, n'ibindi bibazo byinshi. Gusa icyo wamenya cyo ni kimwe, nuko nari ndaho muri karitsiye iwanyu, yewe biranashoboka ko naba narageze iwanyu mu rugo. Gusa ubu ndabizi ugiye kumbaza ngo washakaga iki, ese ninjye waba warashakaga? Igisubizo ni oya, kuko nari mfite icyangenzaga. Gusa reka mbamara amatsiko, ushobora kuba uri umukobwa mwiza, yewe unateye neza, ukaba ufite igikundiro ukundwa n'abasore benshi bagiye batandukanye, cyangwa se ukaba uri umuhungu, ukaba wikundira ibice bimwe na bimwe by'umukunzi wawe. Aha twavugamo nka nyashi ziwe, agasura keza, ndetse n'ibindi. Gusa ubushakashatsi twakoze bwagaragaje ko abasore n'abagabo 95% bikundira uko abakobwa bateye, batagendeye ku bwiza bw'umutima wabo. Ngira ngo ibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi mwatangiye kubivumbura. Nkwibutsa ko iyi ari Nitwe Bami TV ukomeje gukurikirana. Nje nk'ibisanzwe mugiye kubana, ndi Black Musema kweri, nk'uko nabibaciriye ku mayange. Uyu munsi ngiye kugaruka ku bakobwa beza cyane kurusha abandi mu Rwanda, yaba ku bwiza cyangwa ku byo benshi bita nyashi, ndetse n'ikimero kirenze icy'abandi ku buryo butangaje. Nk'uko nabikubwiye haruguru, ejo sinigeze ngaragara ku rubuga na rumwe, kuko ntibyari byoroshye, kuko nafashe akanya nzenguruka igihugu cyose n'amaguru nshakisha abo bakobwa, yewe maze no kubabona n'ibyaje kunyorohera kubatoranya, ko byari bigoranye cyane. Gusa ubusesenguzi n'ubushobozi mfite, nabashije gutoranya abakobwa 10 ba mbere beza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abo bakobwa ni bande? Nyemerera dutangire n'umwanya wa mbere. Urutonde rwacu ruyoboye n'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose nabonye, na wundi ni Yolo the Queen. Yolo the Queen akaba akurikirwa n'abarenga 419 ku rubuga rwa Instagram. Uyu mukobwa ntababeshye, nge niwe nahisemo kugira uwa mbere kubera ubwiza n'uburanga ndetse n'imiterere idafitwe na buri umwe wese muri iki gihugu. Uyu mukobwa ni nayo mpamvu ayoboye urutonde rwacu. Uyu sinibuze kumutindaho, ahubwo reka nyarukire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga icyamamarekazi, umukobwa amaso yawe atahaga kureba. Amazina ye nta wundi ni Dabiju. Dabiju akaba yaramamaye ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera imiterere ye myiza. Gusa uyu mukobwa aherutse kuvugwa mu itangazamakuru cyane kubera umugabo, umuhanzi Harmonize, bavuga ko yaba ari mu rukundo n'uyu mugabo. Gusa uyu mukobwa nawe ari wowe ntago wakwanga kujya mu rukundo nawe. Ikindi wamenya kuri Dabiju nuko akurikirwa n'abarenga 121 ku rubuga rwa Instagram. Uyu mukobwa ngira ngo muramwiyumvira ntitwamutindaho, ahubwo tunyarukire ku mwanya wa gatatu, aho tugiye kuhasanga umukobwa mwiza cyane abenshi badatinya no kuvuga ko ari we gakwiye kuba ari uwa mbere bitewe n'imiterere myiza idasanzwe. Na wundi amazina ye ni niyo mubyeyi, Gentile Noella, abenshi muzi ku izina rya Fofo muri Papa Sava. Ndakubwiza ukuri, uyu nguyu yakunyuzaho ntuhindukire, ni wazashya mugani w'aba barokore, kuko nanjye ubwanjye yanyuzeho ntangira kumira ama. Reka nikomereze n'umwanya wa kane, mu kanya mutantera amabuye. Ku mwanya wa kane turahasanga umukobwa nawe mwiza cyane, ijisho ryawe ritahaga kumureba. Na wundi ni umukobwa wamvugishije abatari bake nyuma yo gutangira kumwitiranya n'umwe The Ben yakuruye akenda k'imbere. Na wundi ni Emeline Uwase Isheja. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa udasanzwe, umukobwa ufite igihagararo, umukobwa mwiza cyane. Uyu nawe akaba ari mu bakobwa amaso yawe atahaga kureba, ahubwo baravuga ngo amaso ararya indi kaburara. Munyemerere twinyarukire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga icyamamarekazi, umwamikazi. Na wundi wasazije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, wavugishije abatari bake, yewe abenshi bibajije impamvu atabaye uwa mbere nk'uko bisanzwe. Gusa kuri uyu munsi ntibyakunze ko aba uwa mbere. Na wundi amazina ye ni Shadibu. Uyu mukobwa akaba afite ubwiza bwihariye, gusa uyu we ubwiza bwiwe bukururwa na ba mukerarugendo, dore ko aherutse kuvugwa mu rukundo n'uwo bita Davido. Ni umuhanzi wo muri Nigeria ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gusa ikindi wamumenyaho nuko amazina yiswe n'ababyeyi ari Shadi Imbabazi. Uyu mukobwa kandi akaba ari umunyarwandakazi ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram.
dore ko akurikirwa n'abarenga miliyoni imwe bose. Ngira ngo uyu ni mwamutindaho, ahubwo mureke dukomereze ku mwanya wa gatandatu, aho turahasanga umukobwa mwiza cyane, naho benshi batatinya kuvuga ko ari we wakagombye kuba ari uwa mbere, gusa ntibyakunze ko aba uwa mbere. Uyu mukobwa ikikwemeza ko ari mwiza nuko yigeze gushyirwa ku rutonde rw'abakobwa beza cyane muri Afurika yose. Uyu mukobwa amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Nkurunziza Shaggy. Uyu mukobwa nawe ntitwamuvugaho byinshi kuko amaso yacu araduha, ahubwo mureke tunyarukire ku mwanya wa karindwi. Kuri uyu mwanya wa karindwi turahasanga umwari mwiza cyane, nawe amaso yawe atapfa guhaga, nta wundi amazina ye ni Olga B. Olga B, iri zina ushobora kuba ari ubwa mbere ryumvishije, gusa njye si ubwa mbere naba ryumvishe cyangwa ari ubwa mbere mubonye, kuko akurikirwa n'abarenga ibihumbi 128 ku rubuga rwa Instagram. Uyu mukobwa nta byinshi turi buze kumuvugaho, nk'uko nawe ubibona mu ifoto. Uyu mukobwa ni mwiza cyane, ahubwo mureke tunyarukire ku mwanya wa 8. Kuri uyu mwanya wa 8 turahasanga umugore w'icyamamare, uzwi n'abanyarwanda batari bake, uzwi n'abantu bose hafi ya bose ku isi. Nta wundi ni Uwicyeza Pamela, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Uyu yatangiye kumenyekana ubwo yinjiraga muri Miss Rwanda 2019. Uyu mukobwa kandi icyo wamumenyaho nuko yatangiye kumenyekana ubwo yaratangiye kujya mu rukundo n'uwo muhanzi The Ben. Uyu mukobwa abenshi badatinya kuvuga ko afite imiterere nk'igisabo, wagera ku ndoro bikaba ibindi bindi. Uyu mukobwa aca impaka rwose nk'uko namwe mubyibonera. Tugiye kuvuga ku bwiza bw'uyu mukobwa ntitwabivamo, ahubwo mureke tunyarukire ku mwanya wa 9, aho tugiye kuhasanga umwari, umwamikazi, umukobwa wariye hit bishoboka, nta wundi ni Joyeuse, abenshi bakunze kwita Joyeuse wa Juno. Uyu mukobwa akaba yaramenyekanye kubera urukundo yakundagamo Juno Kwizigenza. Uyu mukobwa tukaba twaramukozeho ubushakashatsi, tubona afite urukundo, afite igikundiro ndetse n'ibindi byinshi cyane. Usibye no kuba afite urwo rukundo, yewe ni na mwiza, nibyo byamushyize kuri uyu mwanya wa 9. Uyu ntituri buze kumutindaho, ahubwo mureke tunyarukire ku mwanya wa 10. Mbere yuko tubagezaho umwanya wa nyuma ari nawo mwanya wa 10 dufite, ndakwibutsa ko yari nitwe Bami TV ukomeje gukurikirana. Nge tukiri kumwe ndi Black Musemakweli. Ku mwanya wa 10 tugiye kuhasanga umuhanzi, icyamamarekazi, umunyamideli, umukobwa mwiza cyane wavugishije abatari bake, nta wundi ni Marina Deborah. Bavuga ko yaba yaribagishije kugira ngo bamwongerere ikibuno, ariko ngo bikaza kumugwa nabi. Ariko aya makuru Marina Deborah akaba yaratangaje ko ari ibihuha, ari ukugira ngo bamwicire izina gusa. Ngayo nguko ngo urwo rutonde 10 rw'abakobwa beza dufite mu Rwanda. Uraza kutwihanganira niba nawe wajemo, gusa ntibyari byoroshye gutoranya abo bakobwa. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel. Nje twari turi kumwe ndi Black Musemakweli. Ciao ciao, naho utaha. Imana ibarinde.